Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka dukomeze kwifuriza kugira ibihe byiza. Nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda isirikira ku mbuga nkoranyambaga, haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru ikaba yakomeje kugenda igarukwaho cyane. Ni inkuru yateye abantu benshi ubwoba, abaje kubona ibyabaye kuri uyu mwana w'umukobwa. Benshi rero bakaba byatumye bacika ururondogoro, dore ko ari ikiyoka kinini cyaje kwizingira kuri uyu mukobwa. Benshi rero bakaba bavuga ko iki kiyoka yaje kucyohererezwa n'umusore bakundanaga, dore ko ngo yaje guhemukira uyu musore ku buryo bukomeye cyane. Ibi ntande rero byabereye bikaba byaje kuba byabera hano mu karere ka Gasabo, hano mu mujyi wa Kigali. Benshi rero bikaba byabateye urujijo ndetse bikomeza kugenda binabatera ubwoba. Tukimara kumenya iby'aya makuru, tukaba twihutiye kugera aho ibi ngibi byabereye. Tukaba twagize rero amakuru tuza gutangarizwa na bamwe mu muryango wa hafi w'uyu mukobwa ndetse n'abaje kuba babona imbona nkubone uburyo uyu mukobwa kino kiyoka cyaje kwizingiraho. Bakaba bagize rero icyo badutangariza, natwe tukaba tuje kugira tubagezeho update z'aya makuru akomeje kugenda agarukwa hano muri kano karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, kuri iki kiyoka cyaje kuba cyakwizingira kuri uyu mwana w'umukobwa. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza ibibazo byinshi, ukaba wibajije utese uyu mukobwa yaba yaremutse mu buhe buryo, yaba yaremukiye umusore bakundanaga mu buhe buryo? Ese nyuma yuko kino kiyoka kizingiye kuri uyu mukobwa haba haje gukurikiraho iki? Ese baba bakimukuyeho barangiza bakakica? Ese kino kiyoka cyaba cyaje kuba cyabacika? Wibajije ibibazo byinshi nk'ibyo natwe twaje kwibaza tukimenya iby'iyi nkuru. Gusa tukaba tuje muri kano kanya rero kugira ngo tukugezeho update z'aya makuru ubashe gusobanukirwa. Icyo tugusaba rero ni ukudutega amatwi ubundi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho ya kino kiyoka cyaje kwizingira kuri uyu mwana w'umukobwa hano mu mujyi wa Kigali, muri kano karere ka Gasabo, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi ikaba ari inkuru yakomeje kugenda itrendinga cyane, rero natwe tukaba tuje kugira ngo tukugezeho update z'aya makuru. Icyo tugusaba rero adutega amatwi ubundi ugere ku musozo w'iyi nkuru, uraza gusobanukirwa byose bikomeje kugenda bigarukaho kuri uyu mukobwa, uburyo cyaje kuba yahemuka ndetse n'uburyo ki uyu musore yaje gufata umwanzuro kuba yamwoherereza kino kiyoka kugira ngo amusubize bimwe mu byo yaje kuba yamutwara. Turagusaba rero kubana natwe, ntukureho, bana natwe kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibyo uyu mukobwa yaje kuba yatwara uyu muhungu na buryo ki uyu musore yaje kuba yamwoherereza kino kiyoka naho cyaje kuba cyamufata. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nitujya tuyashyiraho notification zijye zikugeraho uri mu ba mbere, amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Ibintu byoroshye cyane rero bikore kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nkuko twiyemeje kuzajya tukugezaho update z'amakuru yose yaba avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu rero tuje kugira tukugezaho update z'iyi nkuru ubundi uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Gasabo, muri uyu mujyi wa Kigali. Iyi nzoka yaje kwizingira kuri uyu umwana w'umukobwa, dore ko ngo iyi nzoka yaje kuba yakoherezwa n'umusore bakundanaga bitewe n'ubuhemu uyu mukobwa yaje kuba yamukorera. Nkwaye ikaze.
Yes, nkuko twari tubikomojeho ni inkuru yakomeje kugenda igarukwa haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni ikiyoka cyaje kwizingira ku mwana w'umukobwa hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho byakomeje kugenda bitera abantu benshi urujijo ndetse binabatera ubwoba. Abaje kubona imbona nkubone buryo ki uyu mukobwa kino kiyoka cyari cyamwizingiyeho arimo aratabaza, bakaba bakwiye imishwaro bakirukanka abari bafite imitima ikomeye, akaba aribo baje guhagarara gusa nabo bagira ubwoba bwo kujya gutabara uyu mwana w'umukobwa, dore ko ngo nabo batekerezaga ko kino kiyoka gishobora kuza kubarya. Bikaba byakomeje no kugenda bitrendinga haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nako rero tukaba twari tuje kugira tukugezo update z'iyi nkuru nkuko twagusezeranije, kutazagutengwa tukajya tuguha amakuru ari update y'abavugirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugirwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ushobora kuba wakomeje kwibaza imvo n'imvano y'icyate uyu mukobwa kuba kino kiyoka cyaje kumwizingiraho, ngo yaje guhemukira umusore bakundanaga mu buryo bukomeye cyane, dore ko ngo yamuriye n'amafaranga menshi cyane, aribyo byateye uyu musore umutima mubi bituma ajya mu bapfumu amutereza inzoka. Aribwo rero ngo uyu mukobwa yarimo kugenda hano mu mujyi wa Kigali ngo mu karere ka Gasabo, akaba ariho byaje kuba byabera. Ikiyoka rero nibwo cyaje ngo gihita gitangira kiramufata, kiramuzenguruka, kimuhera hasi mu maguru, kiramuzamuka nkuko namwe amukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, kiramuzenguruka mpaka hejuru ku mutwe. Ibi rero bikaba byateye abantu benshi ubwoba, ngo uyu mukobwa rero ngo yakundanye n'umusore, barakundana bemeranya kuzabana, nkuko ushobora kuba wakundana n'umuntu mukageraho mugapanga umushinga wo kubana. Uyu mukobwa rero ngo nibwo yaje kurya amafaranga uyu musore. Yayamuriye mu buhe buryo? Dutega amatwi rero byose uze kubisobanukira. Mu makuru twabashije kumenya nuko ngo uyu mukobwa nubwo yakundanaga n'uyu musore, uyu mukobwa ngo asa naho yaryaryaga uyu musore, gusa ngo uyu musore yari afite amafaranga menshi cyane, ngo numugwiza atunga, numukire, afite amafaranga n'agafaranga, ngo afite amafaranga n'ipusi idashobora kuba yasimbuka. Ngo nibwo rero ngo yaje kujya gusura uyu musore, ngo baraganira, amuganiriza bimwe mu bibazo afite ndetse n'imwe mu mishinga yifuza kuba yakora kugira ngo azatere imbere. Nkuko ushobora kuba ugiye kubana n'umuntu ukamuganiriza uti duramutse dukora iki ngiki twazatera imbere. Rero ngo umusore yaje kumukubita amafaranga ageze muri miliyoni 13, azikubita umukobwa ngo yaragiye kumushingira agakenkayiri gaciriritse ko kugira ngo ajya gucuruza ibikoresho ibingibi by'ubwubatsi. Rero ngo uyu mukobwa akimara gufata aya mafaranga rero ngo nibwo yahise ayakubita umufuka, ubundi ngo ahita yambuka igihugu ava mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ngo uyu musore byaramutungo bitewe n'uburyo uyu mukobwa yamwitwaragaho, dore ko ngo yamwerekaga urukundo ku buryo bushoboka bwose, ariko ngo akaba yaraje gutungurwa n'ibyo uyu mukobwa yaje kuba yamukorera. Uyu musore ngo yarababaye ku buryo bukomeye cyane, ageze aho ariyakira, dore ko ngo uyu mukobwa yisakuraho nimero ze zose, icyabasha kuba cyashoboka ko bamubonaho cyose akaba ngo yarese agikura ku murongo. Uyu mukobwa rero ngo baramushatse baramubura, baratuza baraceceka, uyu musore arumirwa, arihanagura aratu. Umusore nawe ngo akaba yarakomeje akazi ke nk'ibisanzwe, yaramaze kwihanagura ko umukobwa yamuhejeje amafaranga ye. Gusa ngo akaba yarajyaga agenda akurikirana amakuru ye y'uwo mukobwa, niba ashobora kuba yaragarutse mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa aza kumenya ko umukobwa yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda. Akimara kumenya ko umukobwa yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda rero nibwo yaje gushaka kontakite z'uyu mukobwa, aramuhamagara aramubwira ati ndifuza ko duhura, ariko kuba yaramubwiye ngo ndifuza ko duhura yabimubwiye atigeze amubwira uwo ari we. Umukobwa rero nibwo yaje gukubitwa n'inkuba, aza guhura n'uwo musore nyine bitewe naho bari bumvikaniye bari buhurire, asanga ni wa musore yahemukiye. Umusore rero ngo yaramubwiye ati wakwihanganye ko wampemukiye muri ubu buryo ubu n'ubu, ukihangana ukansubiza amafaranga yanjye bitazaba bibi. Umukobwa rero ngo yaje kubyanga, yereka umusore ko nta kintu na gito amuzi, nta naho
bahuriye nta mbese amukubana zeru. Umusore rero ngo yaramwihoreye yikomereza imirimo ye nk'ibisanzwe arigendera, n'umukobwa nawe ngo aragenda birangira gutyo. Gusa ngo umusore aza kubiganiriza bamwe mu bantu bamugira inama y'uko yazamutereza inzoka, bamurangira ndetse ngo n'umuganga wazabimufashamo ngo akazabasha kuba yamwoherereza inzoka ikamwizingiraho ikamubuza amahoro, ngo akazabasha kuba rero ngo yazamwishyura aya mafaranga ye. Ngo bamurangiye rero umuganga mu gihugu cya Tanzania, ngo niho yagiye gukoreshereza ibi ngibi. Ngo rero nibwo uyu mukobwa ngo yarimo aragenda hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, birangira rero iyi nzoka ije ngo ihita imwizingiraho, imuhera hasi ku maguru iramuzamuka imugera ku mutwe. Abantu benshi barahurura baza kureba, bafite imitima ikomeye rero ngo baje kuba bahagarara ngo bareba ibiri kuba, barebaga filime ku buryo ki iyo nzoka iri kugenda yizinguriza kuri uwo mukobwa. Gusa bafite imitima yoroshye bakaba bakwiye imishwaro bakirukanka. Uyu mukobwa rero ngo yatabazaga ngo ararira ati nimumfashe nimuntabare, ariko ngo habura n'umuntu n'umwe umutabara bitewe n'uburyo icyo kiyoka cyari giteye ubwoba. Abantu benshi bakaba bari bagitinye, batinya ko gishobora kuba cyabarya. Ngo nibwo rero uyu mukobwa ngo yatangiye kuvugaguzwa, avuga amagambo menshi avuga ko yahemutse agahemukira umusore bakundanaga. Ari nabwo amakuru ngo yaje kuba yajya hanze. Baje gushakisha rero uyu musore bakundanaga, nawe ngo araza arahagera. Uyu mukobwa rero ngo nibwo bamukuyeho kino kiyoka, baraje kumukuraho kino kiyoka ngo asaba imbabazi, yemera no kuba yazishyura amafaranga y'abandi yaje kuba yatwara. Uyu mukobwa rero ngo akaba yahise akoreshwa inyandiko y'uburyo agomba kwishyuramo aya mafaranga y'uyu musore, dore ko binavugwa ko ngo amenshi yari akiyafite kuri konti atari yakayakoresha, gusa ngo yari yarakoreshejeho makeya. Akaba ngo yatanze uburyo ki agomba kwishyura amafaranga y'uyu musore. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaruko, ni inkuru yakomeje kugenda igaruka aba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ikaba ari nk'umwitangizo cyangwa se abantu bakunda guhemuka cyane, akaba ari nka gasopo ikomeje kugenda itangwa, dore ko ibi bintu bikomeje kugenda biba agatiranzambe. Benshi bakaba banenze uyu mwana w'umukobwa, iyi myitwarire ye ko atari myiza, ndetse n'abandi bakobwa bameze nk'uyu mwana w'umukobwa ngo nabo babo bakaba bakwiye kuba bahakura isomo, bitewe n'uburyo ki uyu mukobwa yaje kuba yatakamba mu muhanda rwagati, dore ko ngo yari kurira yaboroze, induru yayihaye umunwa, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Nguko ngayo rero amakuru yakomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali. Iyi nzoka yaje kwizingira kuri uyu mwana w'umukobwa. Ni ibintu byakomeje kugenda bitangwaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bimwe bivuga bati uyu mukobwa ni umuhemu, ibi byari bikwiye kuba byamubaho. Abandi bakavuga ati uyu musore ibintu yaje kuba yakora ntabwo ari byo. Ariko mu by'ukuri urebye nawe usanze umuntu nk'uyu nguyu watwaye amafaranga angana cyangwa akayatwara umusore bakundanaga, bifuza kuba bana barimo barapanga imishinga y'ubukwe, gusa nta kindi yarakwiye ibintu nk'ibi ngibi. Gusa benshi bakaba bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye bakomeje kugenda batanga kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho hano mu mujyi wa Kigali muri kano karere ka Gasabo. Niba ari ubwa mbere rubanye natwe, reka tukisabira gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwegirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5/5, kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi wibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment we wasiga igitekerezo cya, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge, kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubushishozi, amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.